Imana ntikwiye kubura icyubahiro aho uri. Imana itugirire neza. Nimba ushaka ibyiza, ugashaka icyubahiro, bishaka ukora ibyiza, bishaka ukora, ushaka kuzamura izina ry'Imana icyubahiro, uriheresha icyubahiro, uvugira Imana, ubwira Imana batarayimenya. Nimba ushaka, umuja wari waramanuwe cyane yashyizwe hejuru kubwo kumenya Imana ye. Yabaga twari tuzi Imana, twamenye, tukamenya n'imbaraga zirimo, tukamenya no gukomera kwayo. Twayihamije mu gihe nk'iki, twayibwiye abantu nabo bakayimenya, twayibwiye abantu nabo bakamenya ko Imana yacu ikora. Imana yacu ntikabura icyubahiro kandi duhari. Wari ukwiye kugambira mu mutima yawe ko Imana Yobu urazizi, nawe warazimenye. Yobu yashyizwe hasi n'uburwayi, yashyizwe hasi n'ibigeragezo bikomeye. Yobu yashyizwe hasi kandi yasabwe na Satani, yamusabye Imana. Turashimira Imana ko duhawe ikaze kuri Rio Zone Victory. Tukaba tugarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, umwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. N'ubundi ni mwene Sonse Nyumva Felicien. Ndashimira Imana ko iduhaye umwanya kugira ngo twige tuganire ku ijambo ry'Imana. Nifuje ko tuganira ijambo rivuga ngo ujye ukora uko ushoboye kose. Imana ntikabura icyubahiro ahantu uri. Jya ugerageza ukora uko ushoboye kose. Imana ntikabura icyubahiro ahantu uri, ahantu wicaye, ahantu ukorera, ahantu utuye. Imana ntikabura abayivuga, ntikabura abayihereza icyubahiro, kuko Imana yaturemeye kuyihimbaza. Reka dushimire Imana, dusenge, twegerane Imana, dusenga Imana kugira ngo twumve icyo Imana ishaka kutubwira. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, turagushimiye umugambi wawe mwiza kuri twebwe, umugambi wawe mwiza ku Banyarwanda, umugambi wawe mwiza ku bantu bawe wiremeye. Mana yacu, turagushimira uyu mwanya mwiza uduhaye. Reka ijambo ryawe rize kuri twebwe kandi rigire icyo rirema, icyo rihindura Mama Imana yacu mu gihe nk'iki ngiki, kandi icyo ushaka ku bantu bawe. Dushaka kugira ngo baguheshe icyubahiro, dushaka kugira ngo bakubere abambasaderi, baguhamirize aho bari. Mama Imana yacu, ubigishe kandi utwigishe gukora ibyo biteze guha umugisha. Dusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Rero mwene data udukurikiye aho uri hose, haba mu Rwanda, haba muri Afurika, haba mu gihugu cyacu ndetse n'ibihugu bitwegereye, Imana ikugirire neza, Imana kube hafi. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo ugerageze uko ushoboye, gerageza uko ushoboye kugira ngo uheshe Imana icyubahiro aho uri. Imana ntikabura icyubahiro aho uri. Kadusoma amagambo y'Imana dusanga mu Befeso ibice 4, turasoma umurongo wa 10 gusa. Abefeso ibice 4, rwandiko Paul yandikiye Abefeso ibice 4 umurongo waho wa 10, hari amagambo atubwira ngo uwamanutse niwe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose. Imana ishimwe cyane. Uwamanutse niwe wazamutse kugira ngo asohoze byose. Yesu ari mu ijuru yemeye kumanuka mu isi, yicisha bugufi, yemera kumanuka, yemera guca bugufi, yemera gusiga icyubahiro cyose n'amagarade n'amapeta yose yari afite ari mu bwami bwo mu ijuru, aramanuka aza mu isi kugira ngo asohoze byose. Birashoboka ko umuntu yamanuka akajya hasi, birashoboka ko umuntu yajya hasi kagaragara ko akiri hasi, ariko uwo nguwo kugira ngo uwo niwe ugomba kuzamuka. Wazamutse n'uwamanutse. Birashoboka ko wamanuka mu buzima busanzwe ukamanuka, birashoboka ko washyirwa hasi n'uburwayi, birashoboka ko washyirwa hasi n'ibigeragezo, birashoboka ko washyirwa hasi n'ubukene, ariko ngo uwamanutse niwe wazamutse. Hari ibyiringiro, haleluya, hari ibyiringiro yuko wamanutse ari wazamutse kugira ngo asohoze byose. Imana itugirire neza. Yesu rero yamanutse akaza mu isi, iyi si yayigenzemo, nta rwitwazo rundi tuzagira kuko nawe yayigenzemo. Azi ukuntu umuntu ageragezwa, azi ukuntu umuntu inzara imurya, azi ukuntu umuntu yambara ubusa. Ibyo byose arabizi, kuko yageragejwe nawe ashobora gufasha
akanarengera n'abageragezwa nk'abo iyo bamwizeye nk'umwami n'umukiza wabo. Imana ishimwe cyane. Urasabwa kugira ngo wemere kumanuka. Imana yabyemeye uramanuka. Imana yabyemeye ushyirwa hasi n'ibigeragezo cyangwa n'iminsi, ariko Imana yiteguye kuzamura. Imana ishimwe cyane, kuko uwamanutse niwe uzamurwa, kuko nta n'umuntu ushobora guhozwa amarira atarize. Nibyo byose bishobora kutugeraho, ariko uwamanutse niwe uzamurwa. Imana itugirire neza. Imana ntikabura icyubahiro rero aho uri mu buzima bwose ugezemo, waba ari ubuzima bwo hasi, bwaba ari ubuzima bw'uko wamanutse ukagera hasi, bwaba ari ubuzima bw'uko hari ibyo wabuze, bwaba ari ubuzima bw'uko hari ibyasubiye inyuma. Imana ntikwiye kubura icyubahiro aho uri, na pozisiyo uhagazemo n'ubuzima uhagazemo. Ntabwo Imana ikwiye kubura icyubahiro kandi nawe uhari. Imana ishimwe cyane. Twibuke cyane ibyabaye ku bantu b'Imana. Morodekayi na Esiteri baramanutse, baramanurwa mu buzima, mu biherehere bamanurira bashyira hasi, bamanurwa mu ntera bagishyika hasi, ariko kubwo kubaha Imana, kubahisha Imana, kubwo kwanga gupfukamira umwana w'umuntu, kwanga guteshuka, kwanga kuva ku Mana yabo, Imana yongera bazamura bashyirwa hejuru. Imana ishimwe cyane. Kubera ko bashatse ko Imana ihabwa icyubahiro ku musozi bari bariho, kubera ko bashatse ko Imana ihabwa icyubahiro mu bigeragezo bari bariho, kubera ko bashatse ko Imana ihabwa icyubahiro aho bari bari, Imana yarazamuwe nabo irabazamura. Uwamanutse niwe wazamuwe. Imana ishimwe cyane. Uwamanutse mu buzima busanzwe, wamanutse mu bigeragezo, uwo byamanuye bikamugeza hasi, niwe wazamutse. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Morodekayi Imana iramushumbusha, imukura ku irembo ry'ubwami, yirirwaga yicaye. Yemeye kwicara kandi atari uwo kwicara, yemeye guca bugufi kandi atari uwo guca bugufi icyo gihe, ariko kubera yuko yari yaramaze kumenya Imana akorera, yari amaze kumenya Imana iyo kwizerwa, aremera aca bugufi kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Esiteri mu bandi bakobwa bishyiragaho ibikomeye, bashatse kwishyira hejuru, ariko kubwo kwicisha bugufi, kubwo kumenya icyo ari cyo, kumenya uwo ari we, byatumye Imana imushyira hejuru. Imana ishimwe cyane. Uwamanutse niwe wazamuwe kugira ngo asohoze byose. Yesu ari kumwe natwe. Yesu yiteguye kudufasha. Yesu yiteguye kutugirira neza. Ubuzima turimo nawe yabubayemo, yabugezemo kandi yabunyuzemo neza. Imana dushoboze kubana n'Imana kandi dushoboze guhesha Imana icyubahiro aho turi hose. Imana ntikabura icyubahiro aho uri. Imana ntikabura icyubahiro aho wicaye. Imana ntikabura icyubahiro nubwo waba warabuze ibyawe. Imana ntikabura icyubahiro nubwo waba uri mu bigeragezo. Imana yacu ntikabura icyubahiro kandi uhari. Imana yacu yifuza kuyihagararira, yifuza yuko uyihesha icyubahiro ku musozi uriho. Biratangaje cyane kubona wari ugiye kubamba Morodekayi amuzengurutse umurwa, aririmba ngo dore umwami akunze kubaha, dore uko bakwiye kumugenza, dore umwami akunze kubaha, bakwiye kumushyira ku ifarashi y'umwami, umwami akunze kubaha, bakwiye kumunyuza ahangaha bamuririmbira. Imana ishimwe cyane. Wari waramanutse akajya hasi, uwo niwe Imana yazamuye. Imana ishimwe cyane. Wifuza kujya muri poromosiyo, wifuza kuzamurwa mu ntera, wifuza kugira ahandi ugera, ariko Imana irifuza yuko ugerageza ugakora ibituma izina ryawe rihabwa icyubahiro nawe. Ijambo ry'Imana rirakambwira ngo abashaka ibyiza n'icyubahiro no kudapfa, abashakije gukora ibyiza badacogora, nabo izabitura ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Ibwo yasezeranyije abayikunda ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro, abakeneye ubwiza n'icyubahiro, babishakisha bahesha Imana yacu icyubahiro nabo. Imana ntikwiye kubura icyubahiro. Mu gihe nawe uri mugishaka, yihesha icyubahiro nayo ikuzamura. Niba ushaka ubwiza n'icyubahiro, ibanga nta rindi, bishakishe gukora ibyiza udacogora, udacogozwa n'ubuzima, udacogozwa n'ibigeragezo, bishakishe gukora ibyiza udacogora. Imana izakwitura ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane.
nimba ushaka ibyiza, nimba ushaka kwicara heza, nimba ushaka kuba heza, bishakishe gukora ibyiza udacogora, bishakishe gukora ibyiza utabikoze ku manywa gusa, ubikore na nijoro, ubikore ahagaragara n'ahatagaragara, ubikore aho ubona bakwiye kukubaha naho ubona bagusuzuguye, bikore. Nimba ushaka ubwiza, icyubahiro no kudapfa, bishakishe ukora ibyiza udacogora, Imana izakwitira ubugingo buhoraho. Ndakwibutsa inkuru za Daniyeli na bagenzi be. Baranyazwe, bari insuzugurwa, bari abatari abo kumenyekana, bari abantu bagomba gufata uko bifatiwe uko bashaka, ariko abo bantu b'Imana bihesheje icyubahiro, bagambiriye mu mitima yabo kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, bagambira mu mitima yabo kudakoza isoni Imana yabo. Abo bari barashyizwe hasi, Imana bashyize hejuru. Imana ishimwe cyane, haleluya. Wari ukwiye gutuma Imana ihabwa icyubahiro aho uri hose. Imana ntikwiye kubura icyubahiro aho ukorera, Imana ntikwiye kubura icyubahiro aho ugenda, Imana ntikwiye kubura icyubahiro aho usengera, Imana ntikwiye kubura abantu bayihamya, ntikwiye kubura abantu batanga ubuhamya, kuko Imana yacu irakora. Ntabwo Imana ikwiye gukura abantu bayihimbaza, ntabwo Imana ikwiye kubura abantu bayizamurira icyubahiro. Imana yacu ikwiriye guhabwa icyubahiro. Imana ntikwiye kubura icyubahiro aho uri. Imana itugirire neza. Nimba ushaka ibyiza, ugashaka icyubahiro, bishaka ukora ibyiza, bishaka ukora, ushaka kuzamura izina ry'Imana icyubahiro, uriheresha icyubahiro, uvugira Imana, ubwira Imana batarayimenya. Nimba ushaka kuzamurwa mu ntera, bishake ukora ibyiza udacogora. Nimba ushaka kubona iminsi myiza, yishake ukora ibyiza udacogora. Imana ishimwe cyane. Ba Daniyeli, abantu baravuga ngo Imana ikwiye guhimbazwa n'iya Daniyeli, Imana ikwiye guhabwa icyubahiro n'iya Daniyeli, Imana ikwiye kwizerwa n'iya Daniyeli, kuko ni Imana ikora, kuko ni Imana ihambaye, ni Imana ikwiye kubahwa. Hesha Imana yawe icyubahiro ku musozi, hesha Imana yawe icyubahiro aho uri, hesha Imana yawe icyubahiro ukora ibyiza udacogora, hesha Imana icyubahiro mu mirimo yose ukora, hesha Imana yawe icyubahiro yagukunze, uwamanuwe niwe wazamuwe. Imana ishimwe cyane, Imana ishyirwe hejuru. Imana ikwiye guhabwa icyubahiro, ikwiye kubona abantu bayihesha icyubahiro, kubera yuko abo ngabo nibo yagiriye neza. Abo yagiriye neza bakwiye kwihesha icyubahiro, bakwiye kuyihamya, bakavuga ubuhamya, bakavuga ibitangaza, bakavuga imirimo ikomeye yakoze, kandi turi abagabo kubihamya. Imana ishimwe cyane. Mu Bami ibice 2 umurongo mu Bami ba 2 ibice 5 umurongo wa 3 hari amagambo ngira ngo tuze kugarukaho. Hari amagambo avuga ngo bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati, icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Imana ishimwe cyane. Hari umuja wari waratwawe, hari umuja adafite ijambo, hari umuja ariko afite ijambo rindi rihambaye ry'uko yarazi Imana yabo, yarazi Imana ikomeye cyane. Mu bwoko bwabo yarazi Imana. Haravuga ngo ntabwo nkwiye kubona databuja arwara ibibembe ntaho ndahari, kandi nzi neza igituruka iwacu, kandi nzi neza Imana y'iwacu. Aratinyuka abwira nyirabuja ati, icyampa databuja akamenya, icyampa databuja akamenya yuko hari Imana iri iwacu, icyampa databuja akamenya yuko hari Imana isumba ibigirwamana, icyampa databuja akamenya yuko hari Imana igabura, icyampa databuja akamenya ko hari Imana ikiza. Haravuga ngo icyampa databuja akamenya yuko hari umuhanuzi uri i Samariya. Imana yacu ntikabura icyubahiro aho ngaho hari. Imana yacu ntikabura abantu bayihamya kandi uhari. Imana yacu ntikabura abantu bayihimbaza kandi uhari, kuko uwo muja wari waramanuwe cyane yashyizwe hejuru kubwo kumenya Imana ye. Yabaga twari tuzi Imana, twamenye, tukamenya n'imbaraga zirimo, tukamenya no gukomera kwayo, twayihamije mu gihe nk'iki. Twayibwiye abantu nabo bakayimenya,
twayibwiye abantu nabo bakamenya ko Imana yacu ikora. Imana yacu ntikabura icyubahiro kandi duhari. Wari ukwiye kugambira mu mutima yawe ko Imana yatakwiye kubura icyubahiro kandi nawe uhari. Yaturemeye kuyihimbaza no kwihesha icyubahiro no kwihesha ikuzo, ngo nitumara kuyimenya tuyibwire n'abandi, tuyibahamirize yuko Imana ikora, nabo nibayimenya bitere hejuru bahimbaza Imana. Ndabizi neza inkuru za Yobu urazizi, nawe warazimenye. Yobu yashyizwe hasi n'uburwayi, yashyizwe hasi n'ibigeragezo bikomeye. Yobu yashyizwe hasi kandi yasabwe na Satani, yamusabye Imana. Imana iramutanga. Birashoboka ko Imana yakemera ko ibi bitubaho. Birashoboka ko tugera mu minsi Imana ikemera ibyo byose bikatubaho, ariko Yobu yagumye ku Mana ye. Imana ishimwe cyane. Warashyizwe hasi ni washyizwe hejuru. Ashyirwa hejuru, Imana iramukubira, Imana iramuzamura. Tujya tubona cyane abantu Imana yagiye izamura bari bari hasi. Si ubwa mbere tubona umuntu wahoze ari kumva ye ahamagara abantu ngo nimuze, twongera tukamubona Imana yamuzamuye, yamushyize hejuru, ari gutwara imodoka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari igihe waba uri hasi ariko Imana ikakuzamura hejuru. Imana ishimwe cyane. Mu buzima busanzwe tubona umuntu ari umuyede, azamura itafari atwara amabuye, ariko Imana ikamuzamura ikamushyira hejuru, akaba kapita, akaba umuyobozi, agatwara abandi. Imana ishimwe cyane. Uwari uri hasi niwe washyizwe hejuru. Imana ishimwe cyane. Tujya tubona umuntu wari umaze utarabonaga ahantu ho guhinga, tukamubona ajya guca inshuro, ari umucancuro, arya ari uko yaciye inshuro, ariko Imana ikamuhaza, nawe abantu bakaza bakamukorera, nawe abantu akaza akabayobora, nawe abantu akaza rwose akavuga ngo ubu ngubu Imana yangiriye neza, nawe agatangira kugaburira abashonje. Imana yacu ishimwe. Imana ikura ahantu umuntu hasi ikamuzamura hejuru. Imana yacu irakora kandi Imana yacu irakiza. Tujya tubona abantu cyane cyane bakora akazi k'ubuyaya cyangwa se akazi ko mu rugo, akazi gasuzuguritse. Rimwe na rimwe tubona ko gasuzuguritse, ariko igihe kiragera nawe akitwa boss. Haranezerwa cyane yari kubona nawe bamwita boss, kandi afite abo yitaga boss. Yari ari hasi ariko Imana yamushyize hejuru. Imana ishimwe cyane. Imana yacu ikwiriye guhabwa icyubahiro aho uri. Imana yacu ikwiriye guhabwa icyubahiro. Ntabwo bagakwiye gusuzuguza Imana ahantu uri, kuko Imana yacu ikwiriye icyubahiro. Oh haleluya. Imana itugirire neza. Wamanutse hasi ni washyirwe hejuru. Yesu yemeye kumanuka hasi, yemera kumanuka hano mu isi kugira ngo ashyirwe hejuru. Ashyirwe hejuru, ahabwe icyubahiro, aze asoze byose. Imana itugirire neza. Nawe waba uri hasi ariko Imana yakuzamura. Umvira icyo Imana ikubwira, umva icyo Imana ikubwira, iko Imana igukeneyeho. Hesha Imana icyubahiro ahantu uri. Imana yacu nikabura icyubahiro ahantu uri. Imana yacu nikabura icyubahiro abantu b'Imana bateranye. Imana yacu nikabura icyubahiro abantu b'Imana barimo bavuga. Abantu b'Imana bakwiye guhereza Imana yacu icyubahiro. Imana yacu nishimwe. Ndimo nagera ku musozo, ariko mwene data ndagira ngo nkubwire ngo Imana yacu nikabura icyubahiro ahantu uri, kandi kuba uri hasi none Imana yagushyira hejuru. We bana n'Imana yawe, kora ibyo Imana iteze guha umugisha ahantu uri. Imana ikwigisha gukora ibyo iteze guha umugisha aho hantu utuye. Imana igushoboza gukora ibyo iteze guha umugisha mu kazi ka buri munsi ukora, maze izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya. Fatikanya nanjye kugira icyo cyifuzo. Imana yacu nikabura icyubahiro ahantu uri. Imana yacu nikabura abayihamya ahantu uri. Imana yacu nikabura abantu bayihereza icyubahiro aho hantu utuye. Imana yacu nikabura abantu bayizamurira icyubahiro. Ibendera ryayo ryakwiye guhora rizamuye, kuko Imana yacu irakora. Ufite amashimwe menshi wavuga, ufite ibyo waratira abandi Imana yagukoreye. Imana ntikabura abantu bayihimbaza. Niba ushaka ubwiza n'icyubahiro, bishakishe gukora ibyiza udacogora, Imana iguhereza umugisha. Imana guhereza umugisha ugambiriye guhesha Imana yawe icyubahiro aho hantu uri. Imana iguhereza umugisha nimba ugambiriye kwihesha icyubahiro. Imana yawe iguhereza umugisha nimba ugambiriye kudatukisha izina ryayo aho hantu utuye, ahantu ukorera. Imana yawe iguhereza umugisha nimba ugambiriye kudatukisha izina ryayo aho hantu ukorera.
Imana iguhereza umugisha nimba ugambire gukora iby'Imana iteze guha umugisha. Ugambire mu mutima wawe, ugambire nka Daniyeli kudatukisha izina ryayo. Ugambirire mu mutima wawe kutiyandurisha ibyo mu isi. Ugambirire mu mutima wawe kutiyandurisha ibyo ubona byo mu isi. Imana ikugirire neza, Imana iguhereza umugisha. Reka dusenge Imana, ariko nakwibutsaga ngo Imana ntikabura icyubahiro aho hantu uri. Imana ntikabura abayiheza icyubahiro kandi uhari. Imana ntikabura icyubahiro kandi nawe hari aho yagushyize kugira ngo uheshe icyubahiro. Reka fatikanye nanjye gusenga Imana. Imana mu izina rya Yesu Kristo turagushimye. Turagushimiye ijambo ryawe duhaye. Turagushimiye kutwigishije. Turagusabye cyane kugira ngo dushoboze gukora ibyo teze guha umugisha. Dushoboze kuguhesha icyubahiro. Dushoboze kuvuga ishimwe ryawe. Dushoboze kugambirira mwami Imana yacu guhesha icyubahiro. Kandi dushoboze gutuma ibendera ryawe rizamurwa aho turi hose. Urakoze rero. Ushoboze abanyarwanda, ushoboze abari hafi, ushoboze n'abari kure, kugira ngo izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Urakoze cyane, turabakunda cyane. Imana iguhereze umugisha, ukora share kandi ukora na like, kugira ngo ubutumwa bw'Imana bwogere hose. Twagura ubwami bw'Imana, tugambirire guhesha izina ryayo icyubahiro. Tugambire yuko video zivuga ijambo ry'Imana arizo zikwiye gusakazwa cyane kurusha n'izindi zose. Tugambire ko izi video zikwiye kugera ahantu hose, abantu bakamenya yuko izina ry'Imana rikwiye guhabwa icyubahiro. Imana itugirire neza. Murakoze cyane.